none Rajabu irihera. Rajabu wambwa we. Hai. Ko gusuza rugikireza bite by'abashaka. Ngo ngimbwa ngo Rajabu. Uyambwa ngo ni Rajabu. Bite wowe? Uratuka papa ngo ni? Ni wowe shani. Oya. Kama gye. Bakwita nde? Bakwita nde? Icyo si cyo kibazo. Uya mbwira. Ikibazo ndimo nkubaza ntago cyumva. Ni shani. Zam! Hamagara Zam. Uwe bakwita. Wa mukobwa ufite ikihe kibazo? Bakwita nde? Ni we shani. Ikibazo suko nitwa. Ikibazo nukuza utuka papa n'amatabi hejuru niki ngo papa nimbwa wowe nta sono ufite. Urashaka iki? Oya ibyo bubyihoreye. Shani. We witwa nde wowe ufite iki? Genda papa nawe hari genda. Ni mwana wanje. Weke. Sunika. Hindukira tukagenda. So ukagenda wa mukobwa. Oya ntabwo ngenda. Ntabwo nagenda utaranyibwira. Wowe urinjira utukana, urinjira ijwi riri hejuru. Urinjira amatabi. Urinjira ibintu byose koko wajya wiyubaha. Sinzi uri ariko iyubahe. Urinjira mu rugo rw'abantu utazi aho bavuye ukinjira utukana koko. None ugatuka papa ngo nimbwa. Wowe shani. Banza umubwire iki. Nitwa shani. Oh my God. Sewe wabaye. Ndabibwira nena. Zam. Uyamagara Zam. Ndagaruka. My shiny.
abona akazi kazama ariwe wakipanze uyu munsi. Ese zambaye diye? Hari simbonye harakubwiye. Oya. Zamu nta uriye ariko nawe usigaye warize. Namubonye mu gitondo subonye ko nurutse mu nzu. Kubera iki subundi uri kubimbaza? Ariko abantu bajya banywa ibiyobyabwenge bashoboye. Ibiyobyabwenge? Hano hinjiye umugore. Urumva? Nako n'umukobwa yaborewe yasinze yinjiye atuka papa ngo nakose na umugore yinjiye atuka papa ibitutsi nta ubwanjye ntashobora gusubiramo mu kanwa. Umugore bwoko ki? Umugore yasinze ari kunywa amatabi yuzuye amatatuwaje ahantu hose we arampobera aranterura ngo witwa Shana zizina ryanjye winzobe ukuntu agiye adandabirana. Ahubwo abantu nk'abo zama binjirana nako zamu bamwinjirana gute kandi zama akazi kamaze kumunana umugore w'inzobe. Uwo mugore se ubonye ameze ate? Ni umugore w'inzobe nkanjye? Ni umugore w'inzobe oje ni umukobwa ntago ari nuko nyine ubwo je ntago mba nshaka kugira ni umukobwa w'inzobe ubyibushyemo ufite amatatuwaje uri kugira uri kunywa itabi ngo wera jabu ngo wambwawe ngo yambwara jabu ibaze ko none se naka kanya se yinjiye mukatugenda ubu ngubu arasohotse ngo ndaje ariko asohotse ari kurira aramobe asohoka ari nta kindi kintu se yakubwiye hamwe ngo witwa Shani ngo ndaje ararira arapfukamanga. Shani uwo ni mama wacu sha. Uwo ni mama wacu. Mama nizere ko nta kintu kiba umubwiye uwo ni mama wacu rega. Ibi kintu ubu se twe tubyarwa n'umusazi ngo ngwiki uriya muntu wuzuye amatabu uriya muntu uri wasinze urutukana yasinda yagira uwo ni mama kandi Shana abikubwiye kuva kera vaho tugiye kuraka atararenga hari atujye kumureba. agiye yarenze mama Shaura ni mama twese kuko noneho ariko niki ntago uri ari mama nta ugusura yaba mama ni mama uraniwe mama wacu sha wabona wanamubwiye nabi ukabyara we ntago kuvuga naba ari ibintu byanjye ariko nawe uko yinjiye atuka papa ngo nimbwa niki ariko nanone ntago yaba ari papa nako ntago yaba ari mama uzimpa nurese ko nabonye ari muto mama wacu aracyari muto ko nabonye ari muto turanasubwe n'ubwo wabonye ko musaza kuri urishusho wabonye rero kudasa na mama ni mama wacu mana runo rugamba ruzarangira ngo data twese wendi uza no kumamagara sha kimwe ahubwo ibi byose ni zamu yaba ari ahangaha yakinjiye akatubwira ubundi wabari he mama maho aha hantu se wahabonye ubona ari heza niyo mpamvu nyine neza cyane uranabitekerejeho na biriya bibazo mwahuye na byara mu rugo iriya mvura yaguye urani nk'umugisha Imana yazanye kuko kiriya gikuta cyari kubagwira kiriya gihe numvaga isi nciriyeho neza nkareba ibintu byose turimo gucamo nkareba ukuntu n'umugabo twamubuze nkareba inzu ukuntu ituguyeho mbese wowe wabaye nka marayika utubereye nka marayika nta birenze n'ahangaha ntabwo ariho nifuzaga nuko harimo kiriya kibazo cya kayitesi naho ubundi Imana nayo nigira neza n'ahangaha muzahimuka pe kubera ko ntabwo ibi nta birenze ibi birahagije kuko noneho harisanzuye inzu isa neza ni ukuzagakora neza kano kazi umuntu agashyiraho puranshe
nagasiga n'akarange ibi n'udukarabasase. birahagije so wowe wava mu nzu imeze kuri ukaza muri iyo ukagira ibindi ushaka kuruhanya ashwe oya nuko ari biriya bibazo bya kayitesi ubundi nta nubwo ari n'aha ngaha nakabaye nabashyize ahubwo nari kubashyira aharenze ahubwo ni ukugira ngo nkurikirane kire buriya burwayi bwa kayitesi. ahubwo se ubu ngubu koko kayitesi turabigenza gute ko mbona hari ahantu nta kintu barimo baramufasha? njye ndi gutekereza ko namusabira taransiferi bakamujyana i Kigali kabone niyo bamushyira mu bitaro bya pirive nta kintu byaba bitwaye kuko bimaze igihe arwaye pe kandi urabona ko nta kintu kirimo kirahinduka usibye kumuha imiti nayo utamenya ngo irimo iramuvura iki. buriya nyine nuko umuntu atajya abura uwe nyine kubura umuntu wawe biba bikomeye bibabaza ariko njye nanone nari mukeneye cyane by'umwihariko kuko buriya yagize ibibazo aryamanye ibanga rikomeye. ahubwo se mboneyeho nyine kuri biriya banga nyine urumva yari yaryamye ambwira ko wa mwana yabonetse ahubwo nawe cya twaraganiriye ugiye kumbwira. njyewe hari ibintu wambwiye hari ukuntu wambwiye numva nyine hari ibintu ntekereje ubundi byakugendekeye gute kugira ngo ubure umwana nyine mbwira ukuntu byagenze kugira ngo niyo umuntu yagufasha gushaka tumenye ngo turashaka gute. nk'uko nyine nari nabikubwiye byari urugendo rurerure ni n'amateka maremare kubera ibintu se buriya mwana yankoreye mu by'ukuri ntakubeshyura umubyeyi mugenzi wanjye ndakumva bisa nkaho nihebye bisa nkaho ntaye umutwe birandenga n'ubuzima bwari bukomeye maze kubyara uriya mwana agasa nkaho kajemo ko kumva ko ntamukunze kubera ibintu se yankoreye ariko buriya ngo umubyeyi ni ikindi nongewe kwa kundi umuntu ahubuka ndambika umwana aho ngaho numva ngo ndagiye ariko akakigeye karaka mbura amahoro buramahwemo mu kugaruka rero nje kumufata nibwo namubuze. none se waragiye waraje urahamushyira urangije uragenda uhita ugaruka? nahise ngaruka rwose nanigiye urumva ni nko kuva aha ngaha ndicuza cyane pe kandi biba binankomereye kubivuga kugira guhohoterwa bigeze hariya ndi umwana mutoya nta bundi buzima ntafite aho ngana n'aho njya namurambitse numva ko ngomba kumujugunya nyine nkigendera nkakomeza ubuzima ariko bya bindi bavuga ngo amabwire arikora n'umubyeyi ibintu ntabwo bikwiye reka nemere nshyire umwana wanjye mu kugaruka rero murambitseho namusinyase isimba ryamuriye ninde umutwaye koko umwana ndamubura kuva icyo gihe sinijya sindyama sinsinzira ndahangayitse narashakishije ahantu hose nashatse amafaranga ngira ngo nibura nzamuhige mubone mbone ko naba umugore ukomeye ariko ikintu kibabaje reka mubwize ukuri amamiliyoni mfite nta kintu amariye ntafite umwana wawe nta kintu n'iki na kimwe mba numva ubuzima ntayo gisobanuro kuri njye. ngewe umubyeyi umeze nk'ugutyo ufite ibibazo bimeze gutyo ndamwumva kuko nzi uburyo ufatwa nabi n'umugabo w'imbere genda byumva cyane. oya nta kundi nyine ihangane kuko njye narayarize igihe kirekire ubu igihe ngezemo ntabwo ari icyo kurira ahubwo ni icyo gukomera kugira ngo ushake umwana wanjye iyo abaga nari nanabizi niba yaranapfuye nibura no ku gituro cye nkashyiraho indabo ariko ikintu kimbabaza ko ntabwo yaba yapfuye muri icyo gihe kingana gutyo uwo mwana se. komera mubyeyi we kimbabaza kikanira agahinda nuko ufite byinshi ariko nta n'ikintu namumariye nk'umubyeyi. saba imana rero ngo imbabarire nibura mubone ngira icyo mumarira nk'umubyeyi. komera buri imana izagera iguhuze n'umwana wawe ushobora gusanga wenda hari impamvu byabaye ariko birababaje
birababaje gusa komera wenda tuzageraho natwe tugufashe gushaka umugore. ariko siko numva hari ikintu hari kwiyumvisha akababaro n'agahinda ufite ndeba wagira ngo uri mu cyimbo cyanjye agahinda ufite ni nk'ako namaranye imyaka yose kugeza izi saha nawe byakubayeho? Oya ntabwo byambayeho ahubwo nk'uko wabimbwiye njye wambwiye uburyo umugabo yagufashe ubyumva uburyo umuntu afatwa nabi n'umugabo bigatuma yafata umwanzuro utariho. njye ntabwo mbabazwa nuko umugabo yamfashe ibyo byo narabirenziye ntambwe narayirenze ahubwo mbabajwe nuko aka kanya ntigeze urukundo umwana wanjye ntigeze murera. uwo mwana nawe ndimo ndumva ukuntu abayeho atazi ababyeyi be atazi uwamubyaye. kuba utagira mama wawe nabyo ni ibindi bibazo. komera ndabizi ko Imana hari ikizakora ahubwo dutekereze cyane kuri uriya murwayi niba uzi amakuru ahandi yabaga Imana yari imbabarira akava muri koma nibura akagira icyo ambwira kuko we yarambwiye ko umwana yamubonye. papa umeze ute? ni ibisanzwe. dushimiye Imana kuba uri koroherwa. waya nta kibazo kabisa ubu ngubu ndikumva ntagiye gutora mitene ndikumva ntabiremereye nuba ntagiye gusubira neta normal. papa uyu munsi ndifuza ko tuganira ibyo ujya umbwira ngo maze kuba umugabo rero ndagira ngo uyu munsi tuganire nk'abagabo sibyo kandi kuko maze kuba umugabo ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ikibazo cy'imyaka kuko imyaka nayo ndayifite na humaniste iyo bavuze ngo umuntu ni humaniste burya nyine aba amaze kugira humanity aba afite yego sibyo rero ndashaka ko tuganira nk'abagabo ntundebe nka Shani umwana wareze umwana wigishije kugenda oya undebe nk'umugabo ejo nanjye nashaka umugore undebe nk'umugabo ubona ibintu byose kandi abizi undebe nk'umugabo usiga hano kabona ibiba yango uyu munsi ariko tuganira wankundira. wabaye iki ko numva none ufite ibintu bikurimo biremereye hari ikibazo rero nacyo kidasanzwe hano mu rugo utari usanzwe umbwira amagambo ameze atyo? nta mutima mubi. ni ibiki byakubayeho? urabizi ko nta mutima mubi warambyaye uranzi ntabwo ngambirira guhemuka nta n'inabi ngira muri njye ibyo bisanzwe bizi kandi ndinya n'Imana kandi nkunda bene mama ntabwo turakura ngo tujye gushaka abagore n'abagabo ngo turimo cyangwa ngo murashaje cyane ngo turimo turapfa imitungo ariko ndagira ngo none nk'umugabo mugenzi wawe ibyo niwe wabyivugiye niba ikibazo kiri hano ni inshuro ya kabiri twicaye mbikubaza ndakwinginze ntunsubiremo ibyo wambwiye ubushize kuko ndi mukuru nzi ubwenge ndabibona ntabwo ndi wa muntu ukunda kumviriza ngo nze nkumvirize wowe na mama ibintu bitameze neza ntabwo ndi wa muntu ukunda amatiku. naho karame waje ryari? sinje none hasi nuko nari ntasinje kukureba ko nsanze imbere utahari nari ngiye mu gikari bitese gusa ko mbonaga imbere kwishe ahubwo ndi kumva ameze nk'umuntu ugiye kurwara grippe. yambara cya gipira cyawe ntago gifuze
none se bigenze bite bya Kayitesi? Ma nta kintu gihinduka na kimwe, ararembye ameze nabi, gusa ikintu kibayeho dufashe umwanzuro n'abaganga byose tumaze no kwandika impapuro bamuhaye transfer imujyana i Kigali. Siyo nakubwiraga se na cyagiye na mbere hose narabikubwiye. Arega hariya nta kintu bari barimo kumufasha. Ese transfer ugira ngo ni ibintu bije suko Fabiola agiye kabyivuganira nawe akivuganira nawe akabishyura. Twebwe se bwo dufite iyo jambo ryagenda rigasaba transfer bakayimuha. Nuko nyine abakene bahora bapfa. Suko se duhora duhera ahantu hamwe ntibakuvura. Hariya ngiye nabibonaga ko nta kintu bazamumarira. So nyine barambwiye ngo bategereje imodoka nyine y'ibitaro ambulance neza baraduhamagara twitegure tugende. Fabiola se wari? Fabiola se yasoje kuvugana nawe agahita yigendera. None se ubwo tuzamujyana twenyine? Se uko tujyana no muri ambulance bakatugeza ku bitaro hari ikindi. Ariko Fabiola tuzamusanga byibuze. Ko nanone kumujyana turi twenyine ndumva ntago nzi nimba abana twakira. Samarika nkubwire ako marika ntuwasi sibyo ngiye iki kintu naraye ngitekereza nagiye kwa muganga ngitekereza byanshanze. Amafaranga Fabiola yakuye yo kutugurira ibintu. Fabiola se sinabonye ari umukire. Abonye yari umugore w'umukire. Uko Fabiola twa turize hano mu cyaro gusa. Mu mujyi kwa bashani bazi ko ari ntuza. Ari umukozi wo mu rugo. Ni umukozi wo kwa Shani sheri wanjye. Nde? Ni umukozi. Akoma wanjye ureka kubiki. Umuntu usa kuriya waje umeze kuriya ni umukozi. Ni umukozi wo kwa Shani do no muri imisi baramwirukanye. Ariko noneho ndumiwe. Nukuri ko hanyuma se umukozi akura amafaranga. Sindi wa muntu ukunda ibibazo. Ariko ndi wa muntu burezona. Nshimira Imana ko nagize amahirwe nkajya mu ishuri. Iyo mama mbwiye ngo amashuri twakurihiriye akabinyurira inshuro imwe ebyiri. Iyo numvishe umuntu atinyuka akamvangura njyewe Nikita zuba ku ruhande mba mbibona. Ndi umugabo nkuko wabivuze kandi koko ndiwe. Iyo nkangishwa kuva muri urugo nkagenda ari urwa data na mama ndabibona ni ikihe kibazo. Sinifuza kunsubira mu by'ubushize. Ashatuza. Ndatuje nta munabi mfite. Tuza nyine tuvugane. Yego. Nibyo koko uri umugabo kandi ntacyo utabona sibyo? Hari ibibazo bihari hagati yanjye na mama wanyu urumva nibyo byo kubakomeretsa hari igihe wene cyangwa se numvishe byo kubavangura kugira gute intandaro yabyo nicyo kibazo dufitanye na mama wanyu. Urateganya iki kugira ngo bikemuke? Nibyo ndimo rero ihangane. Ese uzi ko umukobwa wawe Nikita yirirwa arira? Ibyo urabizi? Ndabizi. Urabizi? Amakuru ntangiye kugenda nyabona gake gake aho ntangiye gusubira mu buzima neza numva ntangiye kumva servo yanjye irimo gukora neza. Urabizi ko nahindutse umusambanyi usambanya abakozi kandi Imana yo mu ijuru kuva nanavutse nge ibyo bintu bitaraba. Hano huzuye ibibazo. Nakubwiye ngo tuza sibyo? Sindi so sijye mukuru w'uyu muryango. Ibisubizo rero birahari. Tuza mu gihe gito cyane sibyo? Ntabwo izo rwaserera zose izo ntambara urimo kugenda ubona zibabaho sibyo? Ndetse nibazo mufitanye na mama wanyu urumva ibyo byose nagongera kubibona. Tuza ntabwo ndibuze ko gusubirira wabimbwiye nanjye suko ntabizi. Ahubwo nagira ngo utege amatwi numve yuko ugwamo neza nkuko ngiyewe mbizi. Ariko nsanze ntacyo yishwa kuko uri umuntu w'umugabo. Uri umuntu w'umugabo ushobora gufata inshingano ejo cyangwa ejo bundi ukayobora nawe umuryango sibyo? Ibi rero nawe ushobora kuzahura nabyo ariko mu rwego kugira ngo uzabashe kubikemura ndaje nkwereke ko ndi papa we kandi nanjye bikurikirana hafi mu igisubizo cyabyo mu gihe kitari cyakura sibyo? Kandi ntabwo tsongera kwicara icyicaro nk'iki ngiki umbaza ibyo bintu
kuko igisubizo cyabyo kirahari. urakoze nzi n'ibirenze ibyo ariko ucunga amazi atazarenga inkombe. Ndabizi rwose humura. njye sibyo iyi ndabizi nzu yayishyuye yayiguze njye ntabyo nzi nanjye kandi niba urimo kwita kuri Kayitesi ibintu byose kandi nanjye mpamvu biri kuntangaza rega nasuga ntabwo uri kwibuka nkubaza ngo ahuriye he na Kayitesi ahuriye he na Kayitesi Kayitesi ari umumama w'umukire tuzi twacumbikiye waje kwishakira ibibanza ikibazo cya mbere narakigize ibibazo Kayitesi abaza nibyo Fabiola abaza none Fabiola agahurira no kuba umukozi wo kwa Shani muri minsi Shani bashani baramwirukanye ni ibikira umukozi wa ngiye ndi kwibaza ahantu akora amafaranga reba ari amafaranga ejo yari afite muri baga yiwe aje kwishyura fagitire kwa muganga n'icyambere none ngo yishyuye niyo nzu reba ibyo yatuzaniye none se ubwo iwabo wa Shani si bo bamufasha wenda umukozi wo mu rugo akamufasha kuri mama Shani ndamuzi ese akuraho amafaranga Shani ndamuzi ageze kugera ku ishuri simbizi kandi bwa mbere nabikoje ibyo bibazo ntabyibaza n'ubu ngubu ni umukozi wo kwa Shani yakuyeho amafaranga agura inzu imeze gutya umukozi wo mu rugo yatuguriye inzu ni umukozi wo mu rugo umunsi Shani yaje kudusura uzamubaza ngo uzabaza nzabyibariza Shani ibyawe simbizi ntabwo ibyo bintu binumvikana nawe ari wowe niyo yaba ari umwana n'umwana ibyo bintu ntabwo yabyumva hasi ngaho nibereye noneho ukuntu yaje asa hano se wabonye asa n'umukozi wo mu rugo hano ngiye bwa mbere ubwo mbona yari ari mu modoka Shani bwa mbere arambwira ngo ni ngo ngavukana na mama wiwe hashize igihe ko Shani tuganira ibintu byinshi niho yahise abimbwira ngo baranamwirukanye rero bafite ibintu baducenga cyangwa Shani yavuze ko ari umukozi w'iwabo kugira ngo wenda Kayitesi ntuza Fabiola uwo tutamwizera umwizera se tumwizera iki hari business dukorana na Fabiola ariko nk'umuntu wabonye ko wenda simbizi cyangwa se Shani akaba afite ikibazo kindi tutazi yanga ko uwo uriya Fabiola azavuga akaza kubwira yuko ari umukozi w'iwabo kugira ngo wumve ko ari umuntu uciriritse nawe ibyo bintu bindi ntago nabyumva njye wambwira gute ko umukozi wo mu rugo aza kwishyura inzu hano akagura inzu ingana gutya witondere Shani ibi nakubwira ntago Shani ariko kuba tubwirana ibyo ngiye byo ndi kukubwira ntago uri kubyumva kandi Chantal ni umukozi wo mu rugo kandi yigende ese hari aho wigeze wowe umubona akora cyamamaza ubwo siko bwa mbere nkubwiye ibyo bintu ko nyigezamo uwo muriro ngiye ibyo bintu ntago mbyemeye kagwe mu umva ariko zamu na ese ubu naguhamagaye ngo uzane ngo dukine zamahora muri komedi ntese nako atari kwikoresha ntago bibona ese wakaretse cyangwa ukajyana mu muceri nimba kaguye mu mazi wabyigore kaguye mu mazi ariko boss yanyemere kuzangurira kandi nari ariko uzareka nkubaze ikibazo iyo urebye ubona ari we muntu wenyine uzi ubwenge ku isi nta n'ubwenge ngewe nzi urabizi ko uri umutindi uri umuhemu uri umugome shashana ubona ko utangiye kunuka urabona biriya bintu uba wigira nk'ikigoryi wigira nk'umuntu utagize icyo yitaho urabona ibyo bizagira icyo bikumarira mu buzima ese shana nigira ikigoryi gute reka nkugire inama wa mugabo ntukabona abantu ubona abantu bapfa ubona abantu bandagara ubona abantu bateshwa agaciro ureba ukabyihorera kandi amakuru yose uyafite ni ibi ngibi imbere ya kose nagumyaga ngira ibiki vuga reka mbireke ntazapfa guhubuka bikaba ibintu bibi ubu se wigeze ubimbwira simbikubwiye se wambwiye iki sinabikubwiye ubu se ubivuze amazi atararenze inkombe mama aririrwa aza ahangaha uranyumva ngo mukamusubizaho mukagira iki kuki nta kintu na kimwe wigeze utubwira barirwa baducunagiza badukubita batugira iki nkaho turi abana b'inzererezi kandi ukuri ukuza nike ndakwanga sha wibwira oya ndakwanga igihe cyari umva nkubwire nagubizi ndakwiyamye ndakwanga ndekura winkoraho
zamuse ko nta ruhara afite muri abo babyeyi bose ari abakugisha ari abakubyeyi bakaguta zama afitemo ikihe kibazo ikibazo afite ni iki mumene yakabanga none reka nkubwire ikibazo ufite niyihe mpamvu iki so wambwiye ngo yaraje ngo arakwisangira hano muri uru rugo hano muri nabwo nasanze ari byo bari gutukanira mwumve mbabwire ngenda baruta hano muri uru rugo ninde muntu watinyitse kubabwira iki kintu tubana turi abantu bangaye hano sinjye bibabwiye nde wabibwiye wowe kuje wuzuza inkuru yari ihari ariko uyu ni ngiye nabimubwiye namushuniye ko gato sha ubwo nabonye mama hano mu kibuga menya ko ari mama cyangwa nasanze none rero nsobanurira impamvu binsobanure biri butume mbyumva uranyumva buretse ceceka banza wumva ikibazo nsobanurira impamvu iri butume numva koko byari bikwiye kutabitubwira yinsobanurira zamu yinsobanurira nutayinsobanurira uhaguruka uve hano ngenge kugusobanurira shano umenye ko nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa urabizi neza ibi bintu reba nk'ubukuntu muzamutse mwese mukamera amababa yo mita nkubuka nkayibabwira ngomba kubatwara gake ngewe murabana nireyamye ndakwiyamye murabana ngiye nareze mwakuze bare sawa no ntabwo wandeze wibwira zamune nabi nakubwiye ngo mbwira impamvu gabanya umujinya nago nakureze ngiye batumaga pampegise zawe hari nagabanya umujinya rwose reba ubwanwa mfite nigendere reka nkubwire nakubwiye ngo mbwira impamvu iri butume koko numva ko byari bikwiye ko ibi bintu utabitubwira dore impamvu ya mbere uri kumva bosi na mabuja baranyihanangirije kuva mama wanyu yaza hano bwa mbere baranyihanangije barambwira ati iki kintu Nikita na Shani bazigera babimenya uza tuva mu rugo ugende kandi tuzaguhambiriza nabi nta n'impamvu hawe niko je banyibwiriye uzibeshye uwo munwa ukabivuga tuzagushyiraho n'ipasi tunawotsa uwo urumva ari wowe nta kazi ugira ari Nikita nta kazi agira mwebwe mwantunga zagenda kumva cyane wantunga wowe harakaza ugira zamari mu kazi bro zamari mu kazi wantunga harakaza ugira ubuza sinshaka gutera imbere nazo barakubwiye ngo tuzagiye ikintu cy'umutuku barambwiye ngo uzibeshye na gato ubivuge ariko nk'abana nareze urumva nk'abana ngiye nirereye wakomeza kumbwira ngo arikoza ngo kuba utatubwira ngo ibiki n'ibiki iki nicyo gihe ngo mbibabwire none ndabibabwiye ahubwo ikintu mbasaba mu miribanga no mu nda ntimuzigere murivuga kuko ni murivuga bazahita banyirukana kandi nta kintu muri mwese muzamfasha ubu meze nk'umuntu witangiye kwa ko n'umuntu yitangira abandi ndabitangiye mwebwe urumva nk'abana bakuze mbareba nakunze ku mutima jewe mundi ku mutima ndeme nditanze ceceka bagiye batanaza bakakumva bakabyara bagiye kandi na kuri gate nahafunze ese twakorewe ubugome turi kuzirikiza mwebwe reka nguhe urugero rutoya kuva kweri mama na papa bagango ntazajye ikintu kimvuga bura hari impamvu rega nabariya na papa na mamuriya ntago bakwanze ntago babanze nabo ariko bifite uzi ikintu kimwe gihari ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka ntihagire uwibeshye bagenge mufungu iyo minwa yanyu mutankura amata ku munwa hari n'umwe wantunga murimo Mwiriwe. Mwiriwe. bite byanyu Nitizana nuko ashaka. ndaho nyine ntabwo uri kumbona se Ubuze ngo ni kwande nuko ashaka. none yigize kuvuga ko afite urugo